reka nkubwire Kenny buriya abatindi basa n'impu zabo. Reba mwana wo mu batindi n'ukujya ibiseke bihora bivi wawe wahawe umuceri akadahajyana iwabo. Baramubonye se? Baramubonye. Kuruko yigira. Imana Kuruko yigira. N'ibibazo byose nari mfite. Amafaranga yari yaratwaye. Ya. Nuko ntiwumva. Ako utangira wishima. Nishime iki kandi nkubwira ko amafaranga ye yarajyanye ngo nawe bayamwibye. Ugenda umpimisha ndumva gatangiye kwinyorogotora mu nda buri agashaka igipimo cya muganga. Ndi mukuru nge mba mbizi. Ubu kubona utari kumuhotera. Uri kungereka abandi bana. Ayi wewe. Ariko agahinda kanjye ubu nzagatura ndekoko we. Meze bite se? Ni byiza mwana Ya. Hako nyine mama muri iminsi nyine ndabona ko ushaka kuba waraba umwana mwiza. mbese njyamba umwana mubi koko. Yaduhinze mu budehese simba nkubona. Nuko mwankoreye amakosa. None se umubyeyi n'abana iyo abana bakosheje umubyeyi ntabahana. Ibyo nari bireka tubyihorere. Muri iyi minsi dore nanaganiye na Garafrere. Ati kirero. Hako nyine ahubwo ko mubangamira cyane pe. Ngo mubangamiye iki se kandi mwabana? Cyane numva ngo umutukira umugore n'iki. Mbese nk'ibyo byose. Niyo mpamvu mwananteje papa wanyu. Mwanteje isarantuka. Aranankubita. Wari ubizi? Nangiye ngushima ngo wabaye umwana mwiza none ndabona n'ubundi. Oya nta kibazo ariko mwanteje papa wanyu arankubita. Oya nabo tubipfuye ngo mutotereza abana kuki mwagiye kunteza papa wanyu ahubwo. Ugasombe wenda kurya pe. Ariko izo sombe uri gusura murazirya wenyine. Kubera iki se kandi? Ngufashe se da? Kubera iki safuta yisoroma nabi gatuma imyumbati yanjye zafere? Izumbati si izumbati. Kubera iki ahubwo umufitiye amakuru. Wari uzi ko wa mugore wa gato wajyanye amafaranga ngo bamubone? Baramubonye se? Baramubonye. Kuruko yigira. Kuruko yigira. N'ibibazo byose nari mfite. Amafaranga yari yaratwaye. Ya. Nuko ntiwumva. Ako utangira wishima. Nishime iki kandi nkubwira ko amafaranga ye yarajyanye ngo nawe bayamwibye. Baraya ngo ngakijya gutega imodoka ngo sinzi ngahana igikapu cyanyuze. No. Ako nzahora mwaka gahinda nari nzi ko bikemutse koko. Ariko arabeshya suzaku. Arabeshya mwana wa. Agomba kuyama. Azaguha sakuye. Kenura nkareba ko nava mu bibazo Karoli ya. Azayaguha ayakuye he? Nagaruka umuguteza ahubwo wasanga ari we yabyiboneye. Aho mbwira ibyo waganiriye na Kevin. Mukuru wawe w'umusazi. Nganyumvira mama none. Ntabwo umusazi mukuru wanjye ko yitonda mbizi. Ko tuba tunagana ngumva turahuza. Ni umusazi gute? Ese ubusazi bwe nibura yaba yarabukubwiye cyangwa yakubwiye ko mutukira umugore gusa? Ibyo reka tubyihorere nyine twaraganiriye. Dusanga nyine dukwiye kukumvira pe. Nibyo reka. Sanga dukwiye kukumvira nyine tugakora ibyo ushaka. Ako nyine nta mahane yawe yagabanye pe. None se utekereza ko mwakoze ibyo nshaka ngiye hari amahane nagira? Nese undi mwana wa. Reka nkubaze. Undi Kevin wabonye hari ikibazo cyiwe? Kevin yego nyine ntacyo atwaye. Ako nyine nawe imagine kubana n'umuntu udakunda. Oya, urukundo ruraza. Erega buri urukundo ni ibikorwa ntabwo urukundo ari ibintu by'ibipapirano biri aho ngaho. Wowe ngiye nkubwiye. Icya mbere Kevin ni mwiza. Icya kabiri yarize. Icya gatatu avuka mu muryango uzwi. Icya kane umuryango w'abakire. Ntitwakwigera dukenera amafaranga ngo tuyabure. Nabo bayafite.
igihe twagize ikibazo baduha amafaranga ye nyine tukabana nk'abakire tugashyira hamwe. Igihe wagize ikibazo Kevin akazana amafaranga iwabo mugakemura ibibazo by'urugo. Erega abana banjye mba mbashakira ubuzima n'imibereho ntago ari ukubanga. Ntimukavuge ngo nabasaranye ngo meragira amahane. Oya, mba ndi gushakira ubuzima abana banjye. Iteka ryose umubyeyi ahora ashakira umwana w'ibyiza, kubaho neza. Wabyaye, mwabyaye na Kevin, iwabo bakaza bakabahemba, tugahuriza hamwe bikaba ibirori. Harakumbeshya mama, nkubeshya mwana wa ko nkumenyerera. Ahubwo Keni, oya ntago nkubeshya Keni. Nibyo agomba upfa barimo barakujijisha. Ngewe ndabizi azayampa atanayampaye, nzamugendaho mpaka azayishyura kandi na hariya baba bazahagura. Zirangegera si miliyoni zingahe zazikura? Niyo bagurisha hari ababa ayo bakuyemo yose bakayaba. Ariko zikari bazayaduha. Ariko zikari byo. Ahubwo utangira wishime ngiye kubona umuntu mfasha. Cyakarara ubu ngubu ntangiye no wishimane nande? Wishimane nande niyo ndi? Nzaguha ariko. Ntuzampe, ntabyo nshaka. Nayo nshaka, nayo nshaka. Ibintu byawe byose ujye ubikora wenyine. Nta sha ukijya gusama ubu ngubu wararebye ubona uzasama uri umukecuru. Umutsi zabitangiye kukurya. Nzajya nishima nserebure urumva? Mwana wanjye ntukazajya untinduka. Igihe ngo hinduka. Ibyo bintu byihorere, nta bintu birimo. Twe dutangiye kuganira ibintu byiza tugiye kuba. Nta bintu byiza nje nawe twaganira. Reka nkubwire, ubundi ikosa wakoze ni rimwe ryonyine ryo kutwita. Okay, reka nze nkugire inama rero. Ariko ibyabaye ntibibaye uka. Reka nze nkugire inama. Yego. Nuyumva turagendana akantu ko kandi turumvikana. Kuramo iyo nda. Kuki? Kuramo iyo nda. Ye baba mandwa za data we. Mwana wa. Ubunyambuye egukoma. Ariko abana b'ubu mwabaye. Kuramo iyo nda. Ntabwo uri ko wumva ikinyarwanda. Ariko abana b'ubu bundi mwarasaze. Nutayikuramo. Urabona ubusazi bwanjye. Reka da. Mwana wa. Ibyo bintu ntabwo bikibaho. Ntabwo inda z'ubuzi kivamo. Ngo reba nkwereke. Reba nkakavu kubwira ngo nagiye gutuka umugore we. Ese ubundi uwo mugore we waramubonyera? Wigeze ujya kwa yanzu namuhaye? Nagiyeyo naramubonye. Ese we wabonye uri ari mugore nyabaki koko? Uraragashaka usanga mukunda. Komana yawe. Ariko se mwana mw'inkondo nk'izo za hato na hato muzikura hehe? Erega kubera ko mufite amafaranga mwebwe twe dukenera abantu badukunda. Ntabwo tuba dukurikiye amafaranga kwa ko mwebwe muyafite natwe urumva. Wabonye uri mugore wiwe ko kafitutse. Kubera iki se? Yewe mbona uri mugore wiwe asa n'insibika. Sinamukunze na gake pe sinzi yaturuka. Nta mafaranga. So wabonye adasa n'umwana wo mu batindi koko? Insibika. Njye nabonye asa n'umwana wo mu bamirabusa. Rwose ni iki dupfa. Njye nangiye kubona utangiye turi guhuza neza. Oya ntubirakariremo. Nyine ni ikiganiro twari tugiranye. Njye nabonye uri mugore wa Kevin. Ameze nk'umwana uvuka mu bamirabusa pe. Icyambere situzi yavuka. Uzi ko na Kevin ajya kumushaka atigeze amuzana ngo namunyereke. Ambwira ati mama dore umusheri wanjye. Mama dore umuntu noneho ahantu yambereye akasamutwe ngo yamupapuje undi mugabo. Kevin yarashekeje. Buri cyo mbikoraho. None se bari bapingiye agapapu kuburyo yageze amupapuza. Yarabimbwiye ndaseka ndatembagara ngo yari afite undi mugabo uriya mugore. Nuko umuhungu wanjye arifata gutereta biramunanira. Bapingira agapapu. Ntabwo rero ko abandi ko araga bapingira agapapu bagapapuzanya. Aya ni mukuru wawe ari kujya umunenga. Mukuru wawe jya umunenga umva nta kigenda cyepe. Kubera iki zitavamo? Zigize amaguru. Oya washinzamo igiti yanga kuvamo. Oya mwana wa icyo gitekerezo cyawe singishyigikiye. Nawe muri plani zawe uri gupanga ntukajye unshyiramo ntukajye upanga ko mpari. Ako mwana ntukajye ukomeza kuntera agahindo n'abana banjye baragiye ubu nari ngiye kugira utundi tubiri none nawe koko ngibyo. Niyo nkuru we niyo nkuru
umva kandi kuri kunsakuririza umwana ze. uresha ndaje Umva ubwo ni baba ndi mujyana gukina umupira kandi wa mwana. mva nkubwire icyo kidano utagikuramo nzagikubita ishoti. Niyo mpamvu utangiye kunsakuriza umwana uhamagara azangegera mwirirwana muza kwirwa munsakuriza hano mu rugo. Abashuti banjye si ugakurikira bari abana bawe. Unyumviriye. Umuntu ungana nawe abi sikiwe imbere wa n'imbere. N'ikindi gihe kiriya cyana kimeze nk'igihaha neza neza. Ahubwo iyaki yaba ari iba yaravuyemo. Ubu se ngize n'Imana nkibonera akana kancumbusha abana banjye nataye nta n'amakosa Karori yanakoze. Nzi ko rwose nawe wapimye agapfa. None ntabwo wari uzi ko wamupapuye nta byakuganiriye ngomana. Ese ko nzi ko mwari inshuti mwaganiraga byagenze bite? Nyine turaganira ariko nasubwo yajya kumbwira ko yapingiye n'undi gapapu namuseka. Nimba barapapuzanye. Yaranshekeje mbura uko mbigenza nyine ndavumira ndavuga ntewe umwana mubi koko asetsa nyina. Ariko nanjye iyo ngiyeyo mba nisize senda. Noneho niyo nibutse ko yamupapuje ari umugore avuye mu rundi rugo mba nisize insenda mba mureba nkumva nanutse. Ariko nyine njyewe rwose nubwo ariko ndabazana nkabakwereka nubwo ubanga. Mwana wa namba nawe erega ni wowe wanjye wowe urabanyereka nkabanga ariko wabanyeretse nka buriya nyakwigendera mu by'ukuri pe rwose yari mwiza ariko avuka mu batindi. Icyo ni cya kibazo akaranize urumva ikibazo namugizeho ariko yari mwiza ntiyarameze nk'uriya wa Kevin. Yari mwiza ni mwiza pe nanjye rwose ariko ni cya kibazo erega buriya erega ubukene oya erega reka nkwereke bashobora kuba bakenye ariko njye twabana tugakira pe. Reka nkubwire Kenny buriya abatindi basa n'impu zabo. Reba mwana wo mu batindi ni ukujya ibiseke bihora biva iwawe. Wahaha umuceri akadaha ajyana iwawe, wahaha ibirayi akadaha ajyana iwawe, wamuha amafaranga yo guhaha urugero umuhaye miliyoni tugenda uhaha ukore sitoke ubwo tayari arahahisha 200 iwawe 800 yajyana iwabo kuko ari mu batindi. None reka komeza kumushinyagura yaripfiriye byararangiye. Oya ugomba kubana na Kevin. Kevin. Ahantu ngiye kujya mu kanya nyine reka ndebe ukuntu ajya kwitega. Ariko Kevin niba atarakubwiye yuko yapapuje umugore uzicecekere. Buriya yanze kubikubwira kugira ngo utamuseka. Ako nubwo kandi ari wowe mutoya wowe uri muto utereta abakobwa ukabazana nkababona. Ariko we yaragiye afata umugore w'umugabo mugenzi we. Abo rero zakina na Gomani. Kevin ikibwa umva yaranshekeje rwose. Mwana wa ngaho bugiye turi kumwe ubanguke umunsi turagutekera. Sawa sawa. Ariko ngiye naragukunze kandi ngiye unyemere tugakunda nta n'ikintu wazamburana. Ubona ndi umusore mwiza nyine umusore muremure w'ibogari nkanjye. Ndakubona di uri umusore mwiza. Akose kaba ubuhungu mwiyemera muzi no kwisumbukuza. Oya buretse ngende n'umusitari. Sikunanganze by the way. Ubu agasore nkawe ubu uri kwima ubu ni gute wakipevera umukobwa umeze nkawe? Twirirwa wurira aha ngaha kugira tureshye ntabwo twareshye. Njye nagukunze uko ureshya tu. Ako se wanshirishaho n'iki gisuko mfite? Itase mwana wa komera nta no kunsuhuza. Wabaye iki se ko mbona umeze nk'umuntu wataye umutwe? Ko mbonye ituruka hariya nkabona bitameze neza wabaye iki? Iyo umeze neza ndabimenya n'iyo umeze nabi ndabimenya. Byakugendekeye bite? Byanze bikunje nawe wabikoze. Ibiki? Niwe wabikoze. Ibiki se? Ntago irazinduka rya buri munsi. Ntabwo ariko uzajya uhora unzindukira mu rugo ngo bizaba amahoro. Ariko wa mwana we wabaye ute? Ntese nakuzindukiraga kubwira ugire ngo umugore wanjye wamushyize. Ngo ngwiki? Umugore wanjye wamushyize. Hehe kandi mareka nkubwiza ukuri. Byagenze bite? Reka kwigira gutyo. Kakwigira gutyo. Ibintu byahinduye isura uko nguko uri kubitekereza ntabwo ariko bikimeze. None se meze bite? Uri guseka.
ese ntaseka agiye urimo napfushije guseka wowe urafata umugore wanjye ukamushimutisha ngo ukina ngo iki reka umugore wanjye kuva igihe mwahuri igihe wazindukiraga mu rugo uza kumutuka twahuye ambwira kuri kunshaka kuva icyo gihe ntabwo umugore wanjye ndongera kumubona n'umunsi n'umwe ubarize n'ahandi ubundi se umugore wapapuje abandi bagabo reka wabona uretse- abagabo ba nyirabo bamwisubije cyangwa yagiye no ku bandi eh none wabona niboneye undi mugabo akigendera ninjya muri ribesi ibyo urabura kubivuga ndabivuga ubundi se wubatse ubundi se ufite miliyoni zingahe waba wabasha no kungurira na burushete ebyiri usibye na burushete ariko se nabambaye ku gati wayingurira gusa si ikihe kibazo ufite ikibazo cy'amafaranga ariko se ndeba wirebe nturambaza iki kureba uri mwiza nyine njye sinakundana nawe mfite abahungu beza banyirukaho nshuti urankatiye se muri abo nyine bakwirukaho nanjye nkwirukeho ko amaguru ndayafite uri n'umuturage nta nubwo uri kumva n'ururimi ndi kuvuga si ikinyarwanda kuki utari kumva icyo ndi kuvuga ndimo ndavuga ngo ndimo ndakubwira ngo iwanyu bafite inzu nini ese mwe murayifite none se aha ni kwande aha ni iwanyu se none se ubonye nurutse hehe none se uri kubona ari kwande none se nurutse mu ariko gipangu ibintu cy'abantu ni ibishakwa abantu njyewe nkora ikiyede naza yihiringa paka ni no gupanga kuva mu bintu by'ibiyede nkajya kujya njya gukorera ubutunzi bw'ubworozi nkagura ingurube nkagura ihene nyine nkaba umucuruzi tu rimwe mutoya mpamvu utazi kwambara neza nk'abandi basore n'ipantaro uba wambaye hasi Kigali we ese ubu naguhingutsa mu rugo ariko ese ubu ndi kugera aho hose simukunda ntabwo wankunda ntabwo nakundana nawe rwose ntabwo byavamo uzarebera ahandi winankoraho ubundi se woza intoki winkoraho reba ukuntu uri kwanduza ikoti ryanjye none se ufite ibizibiti by'uko ari igihe wamushimuse ikigaragara ni uko uwo munsi uza kumutuka ari nabwo ari uwo munsi yaburiyeho umva nkubwire wa muhungu we ma nta rutugu rujya rukura ngo rusumbe ijosi eh witonde kubishinja ibintu ntakoze yego urabona jyewe natinyuka gushimuta umugore wawe namukorera ibyo mukorera byose nkamubwira nabi kugira ngo agende ariko ntabwo nakora ikosa ryo kumushimutisha umukozi uri buri fure nawe afite ibibazo ushobora kwihangana kuko njyewe naragukunze bamvugisha utankoraho basi naragukunze nyine basi please mfasha naragukunze njye ninjire mu mutima wawe akantu gato warankunze wankundiye iki uri mwiza uri agakobwa kiza yesi sava ndi mwiza niyo mpamvu nyine ntabwo wabasha ese njye ndi mubi kuntunga nawe agafesi kanjye kubona ari kabi ndi mwiza nyine rukubona nanjye ndi mubi nkeneye ibintu biri hejuru kandi ntabwo wabasha kubima nabibonye Ariko ndi ubwiza mwiza. mfite bwahita ariko butakara ndi mwiza isura nk'iyi nuze ngo uri mwiza ese basi njyewe icy'urukunde ngabo ni igiki ndeba uri neza umukene ese ubukene kandi uri umuturage uzi kwambara nk'abandi basore ngo warankunze iki ntabwo nakundana nawe wenda ku gafesi hoda ndabona ko biri ariko ku ikofi nugira ikofi yewe ese ubu ni iki cyiza se wama ese basi uri indaya uricuruza ko ndi kumva uri kuvuga ibintu by'amafaranga ntabwo nicuruza ariko njye nkeneye boyfriend ufatika apana icakarafu nawe ese ukubona ntafatika iwacu mbese mpobera wumva Ahubwo- igituza mfite Jesus undi kujya no muri gym namushimutisha se nkamumaze iki nta mafaranga agira urwango ngo arayampa urwango ugira mu mutima urwango ufite mu mutima ugira ngo rwakuga ubuhoro nta mafaranga agira ngo arayampa ni wawe se abakire ngo barampa amafaranga kuko umwana wabo yashimuswe manda ndakubwiye ngo urwango ufite mu mutima wawe yewe urwango afite ntabwo ari urwashimuta umuntu nyumva neza urifata ukanga umuntu nakizera gute ko atari wowe wamuhije umugisha kuko kumwanga no kumwanga afite ishingiro nese ndamukunda muzi ishingiro yo hehe gushimutisha umugore wanjye wowe ntawe nashimutisha bwo buriya abandi bagabo bamutwaye nta soni uyobeho aho wamukuye uyobeho aho wamukuye komeza gahunda zawe komeza gahunda zawe komera cyane ndazikomeza ariko Komeza ntabwo ari gahunda jye zawe, reka washimuse- nigende. ntabwo ari jye washimuse umugore wawe